moto bakora amafaranga tugategereza icyo gihe cyo kuduhindurira moto ariko n'ubundi nanjye akantu nabwira abo ngabo b'amashanyarazi buriya n'ugoye kuduhindurira amashanyarazi buriya iriya moto yicana nabi cyane zikoze imbanuka ntabwo dukora moto nshyashya gusa ahubwo dukora n'izindi moto ziba zaravuye mu muhanda cyane cyane nk'izi moto dukunda gukura mu byamunara akenshi nijya gukunda kuzideborosura nkazishyira kuri gahunda hanyuma zikongera zigasubira mu muhanda ubwo rero bivuze ngo niyo moto imbaritse imyaka 2 noneho kayikora igakira iyo ngiyo y'umuntu yagendaga iri mu nzu nayo yakira. Mwiriwe neza muraho nk'uko bisanzwe uyu munsi icyo nzi cyo muri bunezerwe biraba bimeze neza tugiye kureba umwe mu bantu bakora moto muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda arayikora kuva hasi hejuru. Icyo nabonye cyo nuko moto akoze nta kindi kibazo yongera kugira. Ubuhanga sinzi ho yabukuye ni bimwe mu byo turi bumubaze. Rero tugiye kumugwa gitumo, tugiye kumutungura muri make. Ntagazi niba turi buze uyu munsi, nta nubwo meruka kumuvugisha gusa ntibu tubona barimo kwikorera ari bwemere kutuganiriza, ari butubwire uko bikora sinzi, ariko umuntu wumvikana uganira kandi nawe nkubwira wowe ufite moto ko uwo muntu ahari. Tugiye kumugeraho rero, muri kubona ahantu aherereye, muri kumubona ntago yewe nguwo ahantu ari kuzikorera Yando twakugezeho Yego murakoze. Amakuru biragenda kutavuga cyane uyu munsi se ntago urashyira akantu uramanura ivumbi mu kazi kenshi niyo mpamvu wumva nako kakabaye gakeya bitewe n'abantu benshi tuba twakira muri garage y'iwacu hano Igihara. Ubwo rero izi saha nyine urabona umunsi uciye ikibu hanyuma tugashakisha uburyo twabona n'akantu ko kunywa wapi ako kurya wapi, ariko iyo turangije akazi dufite ahantu tugenda tukiherera hanyuma tukaganira ku kazi twakoze tukareba uko bihagaze. Ubu rero ni amasaha akomeye bitewe n'uko mu nda bidanje. Moto ndabona wayishwanyuje igituza wakivanyemo. Ndimo kuvuga ngo ndimo ndubaka igituza shyiramo ibindi bikombe bishyashya. Niyo mpamvu ubu ngubu ureba birabona by'amavuta iriya n'igirisi. Iriya n'igirisi. Inigirisi ibintu no kugenda ushyiramo n'ibiki? Aba ni amasaro. Amasaro? Bayita amasaro yo mu gituza. Ariko twese dutangira ikiganiro. Watangira kwibwira abadukurikiye kugira ngo bamenye ngo ninde. Yego. Nge banyita Ndahayo Randuwari. Twe tukwita Rando. Mekanisiye Igihara. Ese ibi bintu bimazemo igihe kingana iki? Ibintu bimazemo imyaka myinshi, hafi imyaka 20. Ndimo natangiriye kuri velomoteri. Ndazamuka ngenda nkura gakeya ngera ku Isuzu nini. Ubu rero dore ngeze aho nshinga n'amagaraje n'iki. Niyo mpamvu ubona ibintu mba bimenyereye. Nuvuga ngo igice kiri kuri moto waba utazi ubwo cyaba kibaho? Keretse kuri moto zisanzwe za esansi, keretse wenda ziri kuza ubu ngubu. Izo numvise zaje ubu ngubu. Zimiriro. Izi hano utaramenya amakuru. Yego. Wenda icyo gice turi bukigereho. Ariko moto za esansi. Moto ya esansi ibe 75, ibe bajaji, ibe dete, ibajesa, ibe TF zose. Hari za deta, rikatereta, ubusanga mbese ibintu byose moteri yose nayigezeho. Wabwira iki abantu baba bafite moto zabapfiriyeho zananiye byanze bakaba ahubwo banatekereza kuba bazijugunya cyangwa se bazishyira mu njyamani?
abo bantu twababwira iki cyangwa se wabizeza iki kuko nabo bari bunezerwe nibakubona? Abo bantu rero ndabashishikariza kugana igaraje ryacu hano Igihara, bitewe n'uko twebwe ntabwo dukora moto nshyashya gusa, ahubwo dukora n'izindi moto ziba zaravuye mu muhanda, cyane cyane nk'izi moto dukunda gukura mu byamunara. Akenshi nijya gukunda kuzideborosura nkazishyira kuri gahunda, hanyuma zikongera zigasubira mu muhanda. Ubwo rero bivuze ngo niyo moto imbaritse imyaka 2 noneho ukayikora igakira, iyo ngiyo y'umuntu yagendaga iri mu nzu nayo yakira. Ahubwo tubashishikarize ko bajye bazi Igihara, turebe uko twabakorera izo moto zabo. Hari umuntu uherutse kumamagara ngo aba mu majyaruguru ahitwa muri Rurindo, sinzi niba ugihumva cyangwa warahageze. Uwo muntu ngafite moteri ngifite imyotsi imwe nawe abona akagira isoni yo kuyigendaho. Uwo muntu wazajugunye cyangwa nawe ari mu bo wafasha? Muri aka kanya turimo uwo namufasha, ariko cyane ko turi kwinjira mu rindi terambere ry'izo moto z'umuriro, kandi leta yacu iri kurwanya ibintu bimanya ikirere. Bivuze ngo iki rero, hari ibintu bibiri. Mu gihe bazaba bakitwemera izo moto za essence zikora, yaza nawe ukamubwira neza, ukazamumbwirira akayizana nkayikuramo uwo mwotsi. Oya mubwire kuko bari kukubona. Okay, we azaze hano Igihara, agere kuri gare, abaze ku igaraje kwaranga. Yego, azasanga mpari nta kibazo gihari, hanyuma mutunganyiriza akamoto ke nta kibazo. Mubwire ko nta kibazo. Wenda turi bugere kuri aderese cyangwa se uburyo yazaguhamagara, ariko hari ikintu wagiye ugarukaho ngo moto ngo z'amashanyarazi, ukibaza ati ibi bintu biri kuza bigiye kunkura ku mugati. Menye nawe wagize ubwoba kuko baciye zino moto za essence byateza ikibazo. Ibyo byose nawe ubwawe wabugira, niba wabonaga aho ukora, none izi moto turazimenyereye, turazikora. Yego, none izi moto zije ubwo urumva zije ari nshyashya. Yego, kandi ntabwo turamenya uburyo ki zishobora gukorwa. Hari ibyo dushobora gukoraho byoroshye, ariko hari n'ibyo tutazi. Ubwo rero urumva nta kuntu nawe utagira ubwoba, ahubwo ubwo wenda keretse niba ari uburyo bazaduhuza nkatwe abantu twakoraga, cyangwa tukagira nk'ishuri runaka bakadushakira akantu tukagenda tukaba twafatiye amahugurwa make, hanyuma nk'izi zajya zigirira ikibazo mu ntara natwe tukabasha kuyikora. Cyane ko bavuga ko nta rindi garaje rihaburetse aho ziva gusa. Kandi nta zamaze kuhagera. Nanjye nje nzibona. Ujye uzibona se, zitukura, hari zitukura, hari iz'icyatsi, hari iz'ubururu. Ubwo bivuze ngo izino tubona wa mugani iyo zipfuye cyangwa zigize ikibazo runaka gitunguranye, ibinyabiziga nawe urabizi birwara mu buryo butunguranye. Bakunze kuvuga ngo ikinyabiziga ni nk'uruhinja, ujya ukumva kirarwaye. Ubwo nta hantu bazikoresha inaha? Urebye ntaho kuko nanjye hano zijya ziza, hari utwo nshobora, ariko utwo ntashoboye ndababwira bakajya ku ruganda. Wasaba iki rero abafite ziriya nganda cyangwa se abafite ziriya moto bazisohora, bafite ayo magaraje yazo, ni iki wabisabira? Icyo mbasaba, ngewe nkanjye nk'umukanishi, numvaga kubera ko mpura nabyo kenshi kandi nkahura na risike nyinshi zo kuba nahura n'izo moto, byibura bampa ubufasha bwo kungeza ahantu bazikorera, nanjye nkafata ihugurwa rikeya, nanjye nkajya mbasha kubasova mu gihe zageze mu ntara yagere, mu gihe iryo soko ritaragera inaha. Nuvuga ngo icyo babasaba nuko baguhereza opportunity cyangwa se amahirwe, ukagera aho zikorerwa, bakagira ibyo baguhugura muri make, dore ko we nta nubwo ari ukukwigisha ahubwo ni ukuguhugura, hanyuma ukahita ugera ute, ukahita ubafasha kugira ngo ikibazo cyo kupfapfana kwazo kigabanuke. Nako kantu wabibwirira? Nako konyine nababwira, nta kindi. Ubundi bwo tugategereza uburyo ki tugiye kwinjira muri iryo terambere. Urumva turimo kwinjira mu iterambere. Ese wowe utekereje wumva bizahindura ikira? Bizahindura guhumanya ikirere. Yego, makuru mfite. Ikindi kandi ntekereza ko ziriya moto bari kutuzanira, buriya nanjye mfitemo moto yanjye buriya. Nanjye nayibitseho kugira ngo nibinjira muri iyo gahunda bazasange nanjye nayigezemo kugira inzara itazanyica. Kabisa. Kuko nge mpahira kuri moto.
naranumvishaga ibiciro byaramanutse. Ibiciro byaramanutse. Hari ngo Spiro ngo yaguraga ngo miliyoni 2 cyangwa 1.800 ngo bageze ngo kuri 75. Gusa amakuru ntafite nagiriye impungenge nuko hari ukwishyura 700 ariko ngo hakaba hari ibikoresho byayo bidahari. Ahubwo tubaze ba nyirazo koko bajye batwandikira niba koko ibyo bikoresho kuko iyo moto izituzuye cyangwa nimbiza yuzuye ari amagambo twumvise. Kuko hari abantu benshi nk'uwari wambazaga uburyo na nimero y'ukuntu yahamagara hakurya ajyana ayo mafaranga bashaka hanyuma iyo moto ibashe kuboneka. Turaje tubabaze nabo bazatubwire cyangwa tuzabagereho badusobanurire mu buryo bwimbitse kuko urumva ko hari ibibazo abanyarwanda cyangwa se abantu benshi tukibaza. Nuko gahunda zimeze urebe urumva turakataje turi mu iterambere. Ariko aba essence nabo jye bambwira ntago birajya niba ari Kigali mu ntara tuzaba tugikora. Okay, nobuhe butumwa rero wabwira abakunzi bawe basanzwe bakuze muri make? Ndabasuhuje bagire umunsi mwiza bagira akazi keza kandi mbamenyesha ko mpari kubafasha mu bijyanye no kubakorera moto zabo. Ntago twavuze ku biciro urabahenda wenda ntuhite umbwira ngo nayangaye. Igiciro ni nk'icy'umuneke cyangwa bahava bivovota? Igiciro ni nk'icy'umuneke. Burya umuntu wese iyo umukoreye ibyo ashaka ukamuca amafaranga akagenda yishimye n'ubutaha aragaruka. Ikikwereka ko atahenzwe ni iki? Nuko agaruka. Ikinyereka ko atahenzwe nuko mukorera kandi akagenda akazanzaniye n'abandi kabisa. Yazanye abandi mba nizeye ko yanyuzwe. Okay, rero murakoze. Video nakagaruka ndatekereza ubutaha nditugaruka dukeneye kugira ibyo tubabaza muzabyemera tukabaganiriza. N'abandi bashaka kuba bampamagara bakasuhuza bakambaza amakuru cyangwa se bakashaka kuza gukoresha baguhamagaye. Kuza gukoresha bampamagaye nimero yanjye ni 078 07 32 464. Urazibasubiriramo? 078 32 464. Okay, Rando gira ibihe byiza rero, Imana ikomeze ibarinde kandi n'akazi keza. Ese nkawe ko mbona ari we bari gukorera moto, uyu mugabo wowe usanzwe umuzi? Amuzi cyane. Akora neza cyane rwose. Iyi moto n'ubwa gatatu tutayikoze naho n'umuntu urayifungura. Ni ubuhe budasa wamubonyeho cyangwa se utabona n'abandi bakanishi bagenzi be? Cyambere kuroviza moteri ntago moteri yavuzwa n'umuntu wari we wese. Kuvuga ngo arayifungura akayikora neza akongera akayifunga neza, moteri akayagwa n'imyaka 3 turongera kuyikoramo. Kajura azagiye gukora ibindi nk'aya mahembe, iki gituza ibindi gutokesha amapine n'ivyo gusa. Ese ko numva uvuga ururimi navuga ngo sorwa hafi aha, ubwo nuba waje uvuye kure, ubwo nihe waje uturutse kugira ngo ugere hano uvuge ati ngewe niba ari Icyangugu hatubwire uvuge ati ngiye ndavuye Icyangugu ari we nje kureba nihe? Nama ngende Rukirubavu. Umuntu uvuga ngo turutse Rubavu ari uje kureba? Nawe wa mugabo arakora ko aturutse Rubavu kabisa. Ubu ngubu ndarari naha zagendeye. Ariko icyuruzi ngo irakize. Abo gukubise garanti ngo y'imyaka 3 cyangwa se narenga. Cyane narenga. Burayi ibyo nibyo nimba nivuga ko nararenga ikarengaho cyane. Gusa iyo ugenzuye ubona imike iba imyaka 3. Okay. Urumva rero afite ubuhanga budasanzwe. Ubuhanga burani n'ahantu numva bamuvuga cyane n'ubu ngubu buriya umuntu wambaye akanomero ke naziye kuri phone. Abatamuzi wababwira iki? Abatamuzi nabashishikariza kuza nabo bakamumenya akabakorera moto kuko abakanishi bagukorera moto yamara kuyikoramo igahita ihagarara we ntabwo ariko akora kabisa. Arakora moto ikagenda kayikoresha pe ukorera amafaranga ukanibagirwa kabisa. Kibazo ubundi moto kitagipfa byagenze bite? Ukibaza ibintu yashyizemo n'ibindi kibazo byari byose bikagucana. Rero nabashishikariza nabo kuza akabakorera moto bakora amafaranga tugategereza icyo gihe cyo kuduhindura moto. Ariko n'ubundi nanjye akantu nabwira abo ngabo b'amashanyarazi buriya n'ubwo bagiye kuduhindurira
amashanyarazi buriya iriya moto yicana nabi cyane zikoze impanuka ntabwo rokoka yewe kuko feri zayo ziragoye ni ukuvuga ngo iyi ngiyi iyo ufata feri uzifata gake gake cyangwa se waba uri kwirukanga ukaba wahita uzifatira rimwe wenda bikaba byakunda ariko iriya ntabwo ifata feri ngo very ngo tuzifata vuba vuba ntabwo bikunda aho se ubumenyi buke iyo uyifiteho ukaba utazonda kuyitwara man ubumenyi buke kandi ikindi namenye ikinyabiziga ngo agifate mu maraso n'umuzungu wayikoze nawe yamenye ngo nawe iramwica nta muntu umenya moto yumve ko wayikoresha ibyo ushaka gusa we ziracyaguteye impungenge njyewe cyane impungenge cyane ariko n'ubundi ni hahandi ntabwo nzabyira ibyihariye ntuzangana nayo iterambere iyo ryaje tugendana naryo da gusa kubyakira diregite biragoye na n'ubu ngubu benshi hari n'utari gukoresha moto avuga ati ndayikoresha se bagiye kuyinyaka bigende bite bakayitwara gutyo hari n'abari kujya gutinya kugura za moteri muri ibi kuko urabona gufunguza moteri ni 80 kabisa piyesi zarahenze rero akareba 80 mu kwa mbere barayimwaka akabona ari ikibazo ahubwo atakanye karori ahangaha kandi burya ntabwo twamenya amategeko ukuntu azasohoka ariko n'ubundi nta gukoresha tugakomeza tukagwazagwaza tugategereza kandi icyo nabwira abantu ni ukumva amategeko tukagenda ku mategeko ya leta kuko nta muntu wiyobora kuba tugeze ahangaha ni ukuba tuyoborwa kandi tukumva kabisa murakoze rero ubwo nzababona mwagiye kuza amashanyarazi cyangwa se babashyiremo batiri nk'uko nigeze kubyumva ngo ntabwo bazazica ahubwo ngo bazashyiramo moteri batiri urumva ikizaza cyose tuzacyakira kuko leta idushakira ibyiza tuzacyakira ishaba sawa rero tuzasubira ubutaha